babize bose niko bafite akazi urabizi neza ariko bafite akazi bose reka nkubwize ukuri nshobora kuzagukoma ubyita imikino urandira ibiryo nkawe baba bataguhaye ibyawe uburyo urya n'isoni ko kuba nakigisha abana bari nko ku muhanda ukuntu bakigirira nk'isuku bakaba ukuntu bashaka uburyo kibiga wenda nubwo ntize ahubwo ntabwo nabifuriza ngo bo ntibige amafoto meza filime documentaire kuzamura imbuga nkoranyambaga YouTube, Facebook, Instagram n'izindi nta handi wabisanga atari kuri Prosper Picture. duhamagare kuri 0785 54 70 Kigali. Yes. Nuko uraje ugeze ubonye ibyo bibazo byose bibaye mu rugo ese wambwira niki cyatumye ureka gukomeza amashuri yawe? ikintu cyatumye ndeka amashuri yanjye nuko numvaga ntabwo byari bindimo numvaga nta kindi kintu nakora uretse kuzamura impano yanjye anyway ariko mbere yuko njya kubivamo nuko wenda na Minervari byabaye ibisazi tu Nani so ubona se? ndetse nayo ni ngewe nabivuyemo gutyo biri aho tu numvaga ntabi ubwo na wakufata ugati umwana reka mufashe yiki hari icyo byakubangamira ambwira iki bakumva ko ukwiye kujya ku ishuri ukabanza ukikukarangiza nibura segonderi nabyemera ariko icyo ngengamije ni uko mbanza nkazamura impano yanjye tu nicyo kintu kindaje ishinga kuko ni nacyo kintu mfite mu buzima bwanjye ngomba kuba kizangezaho kizanteza imbere ngira ngo ugize chance yo kwiga hari ibyo byazagufasha cyane noneho kuzamura impano yawe ku rwego wifuza hanyuma se kuba babize bose niko bafite akazi urabizi neza ariko bafite akazi bose hari n'abatarakize bagafite wow cyane rwose ushaka ko ni ukuvuga ngo kwiga ntabwo bivuze ngo hari icyo bigufasha wenda kirahari kuba wenda wavuga n'icyongereza ariko nanabyina aregana nakiga mbaye nageze kuri izo ndozi zanjye nkiyishyurira Minervari yanjye ku cyanjye gito ntawe umfashisha mu rugo ubona bazajya baguha umwanya wo gukina wenda nabanza nkabaza ntabwo nabyizera ntabwo nabibizeza kubera ko ntabwo mbizi neza ubona baguha nk'iminsi ingahe mu cyumweru icyo kibazo kiragoye ntabwo nakikubwira ahubwo nzakibabwira muzakibaze muri komenti nzakibasubiza ariko nzabanza mbaze mu rugo tubwire wari urimo ngambwira ngo umukinnyi ukunda wari ngo ni Papa Sava umbwira isitori ukunda gukina ni ibihe bintu wumva witayeho cyane byahindura ubuzima bw'abantu wenda nka rore nabasha kuba nakina sibwo katurebe ko kuba nakigisha abana bari nko ku muhanda ukuntu bakigirira nk'isuku bakaba ukuntu bashaka uburyo kibiga wenda nubwo ntize ahubwo ntabwo nabifuriza ngo bo ntibige anyway rero niyo mpamvu mvuga ati ngewe wenda nk'iyo rore narwanya 0 nkabona 2 kako nibwo nyitangira ikintu cyagushimishije mu buzima cyanshimishije ntakubeshye ntacyo rwose ntacyo pe nta kintu wigeze uvuga ati noneho ndasubijwe bibaye ibisubizo nzasubizwa ari uko mbashije kuba nagera ku ntego yanjye intego yo kuba nakura mama mu gahinda yatejwemo n'umusaza uzabigenza ute ni iki wumva namukorera
wampa ubushobozi icyo nakora urumva ni ukuba namwitaho akibagirwa agahinda kose yanyuzemo nk'umwana wiwe nyine wenda si njye mukuru afite ariko ni njye mukobwa afite mukuru ngomba kuba namuhesha icyubahiro icyubahiro yabuze ngewe ngomba kukimuhesha cyane rwose of course noneho warimo utubwira ati ukunda gukina filime ni inzozi zawe kuva mu buto bwawe kuva mu bwana bwawe wakuze wifuza gukina ureba ba Papa Sava mbwira akantu noneho warebye wenda ukavuga ati naragakunze nakarebye inshuro nyinshi muri filime utapfa kwibagirwa ukagaruka wumva wanagakina ukagakina neza kantu nahora nkina kantu warebye ukavuga ati ndagakunda mu nkuru ya Papa Sava cyangwa mu yindi filime iyo waba warayikabonyemo yose nko mu yindi filime naba kuko ngiye nkunda kuba nareba filime inyarwanda n'impinde zose ngenda reba ariko nk'akantu nshobora kuba nakina ni akantu nakina wenda ndi nk'umugore uhabya abagabo batabanye abandi bagore babo umva wakina watanga mesaje yo kubaka imiryango yego mu buhe buryo akahe kantu wabonye kagaruka mu buzima bwawe uvuga ati aka ngaka ngakinye kagakora neza gutya umugabo yajya akareba yifuze no gutura nka buriya reba katuvuge kabo umugore wawe niba wenda habaye ikibazo sibyo si ngombwa wenda ngo ube wamukubitira mu ruhame rw'abantu cyangwa ngo umusakurize mu bantu niba habayeho ikibazo mufate umwicaze hano ese mugore wanjye mwiza iki kibazo tugikemure gute rero kuba wamufata cyangwa ukamuta cyangwa ukaba wamusiga ugasanga undi mugore ntabwo ari byo uko mbyumva numva umugabo utaye umugore ubu nta mugabo uba umurimo ni akahe kantu se wamwereka kamubangamira kakamwereka ko guta umugore guta urugo ari bibi byaterwa n'icyo wenda nk'umupapa ukunda nk'umwana we nk'umupapa ukunda umwana we mukaba mwahurira ahantu wenda uri kumwe n'umwana wawe ukaba utatuma n'umwana wanjye njye nta nubwo natuma umwana wanjye gusuhuza ngo wowe ngurise uri se umumariye iki ko nta kintu ngenzi waba umumariye rwose ntese ntumugaburira ntumenye ko yariye ntumenya ko yakarabye ntumenya ko inzu yishyuye n'ibyo byose biri ku mutwe wanjye warangiza ukaza umbwira ubusa ngo ngiye ngo zari veni zari tarani neva ariko hari akantu mbwiye mu kanya mubajije ngo wagufasha gukina byari bimeze bite wamfasha gukina wagufasha kugera ku nzozi zawe bica amazi inyuma ukamuhinduka kubera iki se cyangwa uriseriye ibintu urimo uriseriye yego ngenda iseriye cyane ese wenda wabibwirwa n'iki wenda byaterwa wenda uko ubibona cyangwa ukabona nta murava mfite kuko nase niba aricyo ubuzima bwanjye bushingiyeho gute nta murava nawe mfite aricyo ubuzima bwawe bushingiyeho cyane rwose ngiye kuguhereza utuntu tumwe nkorera tuze kutwereka sanse y'ibintu wabasha gukina ndibuze kukwereka ibintu bishimishije umuntu ashobora kureba agaseka biri romance bereka ibintu biri sad bibabaje noneho umujyane muri izo sanse zose ndebe iyo uri bubashe gushobora cyane
cyangwa zose nubasha kuzishobora uri intashyikirwa kina role zose. Okay. Nizere kugerageza sibyo? Yeah. Okay. Ngiye kugusaba ngiye kugusaba kurira. Kurira? Kurira nguhaye umunota umwe amarira abe yaje. Ubu ngubu ugiye kutwereka noneho ibyishimo sibyo sanse yo kwishima. Ugiye kutwereka ibyishimo byo hejuru bishoboka uburyo ushobora guserukira cyangwa umuntu akakureba akabona ko wishimye nawe bikaba byamwafekita wenda ubonye amafaranga runaka. Ugiye kutugaragariza celebration yawe yo hejuru irenze. Wemerewe kumuvinga, wemerewe gukuraho intebe mani. Iyo bagusabye kurira wemerewe no kwijya urwara. Urumva? Numva byashoboka uzambwire mwagusubirije. Bari abantu mani ibintu muri gucuranga. Okay, twagiye ibyishimo byo hejuru. Niba ari ibintu watsindiye, niba ari iki twagiye. Wow. Nyagasani mani, usiko inzozi zanjye zigezeho. Nyagasani, usiko ntari nzi ko nzazigeraho. Mani, ubu nakora iki koko? Nyagasani ahabwa icyubahiro pe, kuko Nyagasani mani. Ntabwo nari nzi ko inzozi zanjye nazigera, kuko mana yanjye ubu ndishimye cyane, umeze neza. Ushobora gukora geste utavuze? Geste tukabona ko wishimye gusa. Ntavuze. Hari no guseka se? Ntuwaseka nta kibazo ariko tukabona ko ibyishimo bizamutse. Niba ari message ya mama igize tukabona ko wishimye ari uri mu bintu. Chef mwavugiye hanze. Twagiye. Kujya bisanzwe cyangwa wenda uri kwirebera telefone ukumva ikintu kiragutunguye ukumva nk'inkuru cyangwa yaba ibabaje cyangwa igishimishije kigutungure tutangare bishoboka bite ariko ntavuze nshaka action
cut. Ikintu giteye ubwoba nicyo ugiye kureba. Action. Action. Kubikora wicaye mu kanya ndaguha na space ubikore byose muhagaze. ubwo murambwira action. Action. Byarangiye? Okay, ushobora gusanga barumuna bawe bakuririye ibiryo, ushobora gusanga wenda ibintu biri aha. Utekereze icyo ushaka gishobora kugukorera ukababara. Nkatongana cyane. Utongane nta kibazo. Nushaka navuge cyane. Action. Ariko si ubwo nkawe njye ndibikira ibiryo nkasanga wabiri iteka ryose nkasanga wabiri ngewe ubona njye ntandangira karyagira ngo kafite umuzimu mu nda sikagira ngo barakaroze sikagira ngo mama yaratubyaye wowe yambyaye wowe udahari kagirinda agira ngo barakaroze ko gasa gusa uraseka se kinjye uransekera ngewe ndi kumwe nawe reka nkubwize ukuri nshobora kuzagukoma ubyita imikino kukareba gusa urandeba se iki urandira ibiryo nkawe baba bataguhaye ibyawe uburyo urya nta n'isoni. Ubutumwa natanga nk'umuntu ufite impano ntave ku izima akomeze impano yiwe abamuca intege bo ntabwo bazabura ariko abamuca intege ajya birengagiza afukasinge ku mpano yiwe. Niba abona koko afite impano nafukasinge ku mpano yiwe. Ikindi yirengagize wenda tuvuge hari nk'abaproducer cyangwa abafotogarafe bakubeshya ati ngwino bakaba bakugirira nabi kandi hari ikindi bagamije atari ukukuzamurira impano yawe. Ibyo rero nubyumva gutya abo ngabo uzabirengagiza abo ntacyo bakugezaho rwose. Hari abo twahuye ariko ntabwo ari ngombwa ko nabavuga mu mazina. Ko mbizi abo twahuye baba bashaka yuko wenda ikiganiro hari uwo twakoranye ikiganiro ariko ntago yakigize ntago yagisize kuri YouTube. Kubera ko ibyo yari yansabye ntabikoze kandi ntabwo nari kuryamana nawe se genda muzi ntabwo tuziranye rwose. Ubwo yari yagusabye kumujyana? Ubwo ubutumwa wahereza abandi bana nk'abo ngabo uwo nguwo icyo nabahereza bafite impano ukubwira ibyo ngibyo nta kintu bumuteganya nta keza kiwe bari kukugirira nabi kukwangiriza ubuzima ntacyo yakugezaho rwose uramwirengagiza. Abaproducer nk'abo bo abo ngabo bakwiye ibihano byinshi cyane nk'uwamumana nk'inkonji buriya ntabwo bizi.
Okay, tugana ku musozo gira ubutumwa ubwira abakurikiye Amashusho TV. Mukomeze mudukurikirane, mudutere comment. Anyway, abazakunda ikiganiro cyanjye muzabyandike muri comment. Naho butaha ndabakunda cyane.